Wari uzi ko Imana ishobora guhindura ubuzima mu isengesho rigufi? Senga rino sengesho rifite imbaraga saa 9 z'ijoro. Sengana kwizera n'umutima wawe wose, utitaye ku buryo umerewe cyangwa ibibazo uri kunyuramo. Ubikore buri gihe. Yesu azaguhindurira ubuzima mu buryo bwihariye kandi bugaragara. Ubuzima bwawe ntabwo buzakomeza kuguma uko bwari bumeze. Ndagusabye ntuze kugenda udasangije iyi video byibuze umuntu umwe. Fasha gukwirakwiza ubutumwa bwiza bubashe guhindura ubuzima bwa benshi. Niwumva rino sengesho ari ryiza, muri comment wandikemo amen. Niwumva hari aho iyi video igukoze, uze gukanda like na subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi tuzajya dukora. Ndakugira inama ko mu gihe ubyutse saa 9 z'ijoro ujye usenga rino sengesho ryo gusaba uburinzi butagatifu bwo kurinda urugo rwanyu ndetse n'abo ukunda bose, umutungo wawe ndetse n'inzozi zawe imbere y'amaso itagoyeka y'Imana ishobora byose. Iri sengesho ni ingabo ikomeye iturinda ibitero by'umwanzi. Bibiliya itubwira ko tutarwana n'abafite umubiri cyangwa amaraso, ahubwo duhanganye n'abanyabushobozi n'abatware b'umwijima n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Sengana rino sengesho kwizera kandi umenye ko isengesho ryawe urisenze mu isaha yera yubatse ubwirinzi butazinjirwamo n'ikintu icyo ari cyo cyose. Senga rino sengesho nonaha imbere y'Imana ishobora byose ukoresheje rino jwi ryanjye. Reka dusenge. Mana ishobora byose kandi ihoraho, nje imbere yawe nciye bugufi mu mutima. Ndashaka uburinzi bwawe, nishyize mu maboko yawe kubera ko imbaraga no kugira neza kwawe byampishuriye ko uri ubuhungiro bwo kwishingikirizaho mu bihe by'amakuba. Nzi neza ko ubushobozi bwawe burenze ubw'ibyaremwe byose. Namenye ko ari wowe wenyine ufite ubushobozi bwo gushwanyaguza buri imbaraga ikomoka ku mubi no gutsinda imbaraga zose z'umwijima. Mpagaze mu bushobozi bw'ijambo ryawe n'intsinzi yazanywe na Yesu Kristo ku musaraba. Data mwiza, nzamuye ijwi ryanjye mu isengesho, nsaba ko buri kwera kwawe kuba muri buri gice cy'ubuzima bwanjye bwose. Ndasaba uburinzi bwawe buze bushwanyaguza iminyururu naboheshejwe igihe kirekire yangize imbata kuva kera. Mu izina rya Yesu Kristo ndategeka buri imbaraga yose ituruka ku mubi, buri muvumo, buri mutongero, buri imbaraga yose y'umwijima ivunagurwe, ihinduke ubusa mu buzima bwanjye. Nanze buri muvumo wose wo mu bisekuru waba warihishe cyangwa waraburiye mu maraso yanjye. Ndatabaza imbaraga zo mu maraso ya Yesu ngo zimbohore ingoyi z'ahahise. Ndasenya buri ruhererekane rubi na buri ruziga rw'ububata na buri imbaraga yamfata ikambuza kugera ku migisha yuzuye. Nderura ko ndi icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, umpa imbaraga zo kugendera mu mudendezo n'intsinzi. Ndatanga imbabazi nzikuye ku ndiba y'umutima, mpisemo kurekura ubusharirirwe bwose no kutababarirwa byazitiraga urugendo rwanjye. Ndasenya ibyizingiraga ku bugingo bwanjye n'ibyambuzaga kugira amagara mazima, byansunikiraga ku mubano n'inkundo zirimo ubumara n'ibyangiriza ubuzima bwanjye. Ndagusaba ngo umvure unkoreho unkize, wunge umubano wasenyutse unyuzuze ubumwe. Mana ishobora byose, ndagusaba umutekano wera w'intekerezo zanjye, ubwonko bwanjye ndetse n'amarangamutima yanjye. Ndasenya umwuka wose w'ubwoba, umuhangayiko n'agahinda gakabije bintoteza. Ndemeza ko mfite intekerezo za Kristo, nuzuwe n'amahoro yawe. Ndafata mpiri ibitekerezo byose bidahuje n'ukuri, bisimbuza ibitekerezo byo kwizera, ibyiringiro n'urukundo. Ndasaba uburinzi bwawe bwera ku mubiri wanjye. Ndemeza ko umubiri wanjye ari urusengero rw'umwuka wera. Nywushyize imbere yawe nk'igitambo cyera gishimwa nawe. Ndasenya uburwayi bwose bugerageza kwataka umubiri wanjye. Ku bwa Yesu ndavurwa. Ndavuga ubuzima muri buri kanyangingo, muri buri karemangingo na buri rugingo rw'umubiri. Ndasaba imbaraga ikiziva kuri mwuka wera itembera muri njye, ikiza ubuzima bwanjye bwose. Data wa twese uri mu ijuru, ndasaba uburinzi bwawe buganze muri buri gice cy'ubuzima bwanjye. Ndabizi ko ari wowe umbeshejeho kandi uhura n'ibyifuzo byanjye kuko uri umutunzi ukiranuka. Ndazitira umwuka w'ubukene, ndarekura umwuka w'ubutunzi ngo uganze. Umumugisha kugira ngo mbe umugisha,
mbuhiriwe mu bwami bwawe. Ndemera kuba umuyoboro w'umugisha, kandi ukuganza kwawe gutembere muri njye, nanjye mbe umugisha ku bandi. Ndasaba ubwenge bwawe bwera n'amakenga mfasha gufata ibyemezo. Nyoboza umwuka wawe mbashe kugendera mu nzira zo gukiranuka. Undinde uburiganya, unyobore mu kuri. Umpe gusobanukirwa uko ninjira mu rusobe rw'ubuzima. Ufungure amaso yanjye y'umwuka kugira ngo mbashe kubona imitego y'umwanzi, maze umpe ubwenge bwo kuyirinda. Ndasaba uburinzi bwawe mu mubano n'amasano ngirana n'abandi. Unkingire imibano yihishemo ubumara n'imigambi y'abanzengurutse bashaka kungirira nabi. Nkikiza inshuti zawe Mana, zizangira inama zizamfasha mu rugendo rwanjye rwo kwizera. Nshoboza kubana n'abantu batandukanye, wongera urukundo, ubuntu n'imbabazi zanjye. Data, ndasaba uburinzi bwawe mu rugendo rwanjye rwo gukura mu bya mwuka. Undinde ibitero by'umwuka ndetse n'imbaraga z'umubisha. Kwizera kwanjye gushikame mu gusobanukirwa ijambo ryawe, unyuzuze umwuka wawe wera. Undinde inyigisho z'ibinyoma zinkura mu kuri kwawe. Umpe imbaraga zo kubaho ubuzima bwo kubahisha izina ryawe mu byo nkora byose. Ndasaba uburinzi bwawe mu nzozi zanjye, mu guhumekerwa kwanjye ndetse no mu byerekezo byanjye. Kiza imigambi n'ibyifuzo byanjye mu maboko yawe. Gukiranuka kwawe kuyobora intambwe zanjye. Unyobore mu nzira zanjye, unkingurire inzugi z'amahirwe. Ushyire intego zawe mu buzima bwanjye. Undinde ibinteshura n'ibinca intege n'amakuba. Mfasha kugendana kwizera no mu nzira bigaragara kwiruhije. Mana igira neza, ndasaba uburinzi bwawe ku mitungo n'imari zanjye. Ndabizi ko uri isoko y'ibibaho byose, kandi nizeye ko wiganje mu byo nkeneye byose mu izina rya Yesu. Ndasaba ubwenge bwo gucunga neza imitungo, kugira ngo mbashe kuba igisonga cyiza ku butunzi wampaye. Nyagasani, ndasaba uburinzi bwawe mu migambi yanjye. Ndagusaba ngo undinde ibinteshura, ibinca intege n'ibitero by'umubisha binzitira kuzuza ubushake bwawe. Umpe gukomera, umwete no kwihangana binyinjiza mu nzozi n'icyerekezo washyize mu mutima wanjye. Undinde kwigereranya no kwikururira ibibazo, ubwoba ndetse no gutsindwa. Impa imbaraga zo kuzuza umuhamagaro wanjye. Umpe gutanga umusaruro mu bwami bwawe. Data, ndasaba uburinzi bwawe mu ntwaro z'umwuka. Unyambike umukandara w'ukuri, icyuma gikingira igituza cyo gukiranuka, n'inkweto z'amahoro, ingabo yo kwizera, n'ingofero y'agakiza, n'inkota y'umwuka. Umfashe gushikama mu bitero by'umwanzi, udahwema kungerageza. Umpe kumvira no kugendera mu ijambo ryawe. Undinde ibitero by'umwuka. Unkikize abamarayika bawe, bandinde bandwanire. Ndasaba uburinzi bwawe mu magambo n'ibikorwa byanjye. Umfashe mvuga ibikomeza abandi, uyobore ururimi rwanjye. Ururinde amagambo y'imfabusa n'amagambo ababaza abandi. Wuzuze amagambo yanjye ubuntu, ndetse abe nk'umunyu uzana ibyiringiro no gukiza abanzengurutse. Undinde uburiganya bw'umwanzi, kugira ngo mbashe kugira umutima mwiza ugaragaza urukundo rwawe mu byo nkora byose. Ndasaba uburinzi bwawe mu ngendo zanjye. Mu kugenda no kuza kwanjye, undinde impanuka. Mu ruhurirane rw'ibibi binzengurutse, ngumane nawe, kandi unshyire mu biganza byawe. Uyobore intambwe zanjye, umpe ubwenge bwo guhitamo no gufata ibyemezo byiza. Ndasaba uburinzi bwawe mu ntekerezo n'imigambi yanjye. Undinde ibinyoma no gutenguhwa kw'abanzi banjye. Uzuza intekerezo zanjye ukuri, ungire mushya, umpindure imbere n'inyuma. Undinde intekerezo mbi, ubwoba no guhangayika. Mfasha gutunganya intekerezo zanjye, uboneze urukundo rwanjye. Ndasaba uburinzi bwawe mu nzozi n'ibyifuzo byanjye. Undindire umutima mu bicantege binzengurutse. Unkingurire urugi rutabasha gukingwa n'uwo ari we wese. Urinde inzozi zanjye ibitero by'umwanzi. Umpe ubwenge bwo kubasha kunyurana kwihangana no gukiranuka mu banzi banjye. Ndasaba uburinzi bwawe mu mibereho yanjye ya mwuka. Unyobore mu buhumyi n'ubupfamatwi byanjye bya mwuka. Ufungure amaso n'amatwi yanjye kumva ijwi ryawe no kuyoborwa nawe. Mu
undinde guhuga no guteshuka, bimbuza kugera ku mbabazi zawe. Umfashe guhinga isano yimbitse yanjye nawe, ume kugendera mu nzira y'umwuka imbere yawe. Nyagasani, ndagusaba uburinzi bwawe ku muryango n'abo nkunda bose. Ubayobore muri buri gice cy'ubuzima, ubarinde guhemuka no gukora ibibi. Ubazengurutse abamarayika bawe, aho bakambitse uhazengurutse umutekano n'ubuzima bwiza mu izina rya Yesu. Ubabere ingabo ibakingira ibitero by'umwanzi. Ubahe amahoro n'ibyishimo. Mana nziza, nkiza ubugingo bwanjye mu bwihisho bwawe. Nizeye urukundo rwawe rudatenguha, kuko nzi neza ko uri imbaraga zanjye n'ingabo inkingira. Kuko namenye ko nta ntwaro yakorewe kundwanya izagira icyo intwara. Nagundiriye amasezerano yawe, kuko mpagaze mu bubasha n'intsinzi ya Yesu Kristo. Mbisabye mu izina rikomeye rya Yesu. Amena. Ndifuza kuvuga amena muri komenti. Ndagusaba ko rino sengesho waryumva muri iyi minsi 7 buri saa 9 za nijoro, maze impinduka uzabona uzazidusangize muri komenti. Kubera iki mvuze 7? Ni ukubera ko 7 ari umubare wera w'ubwami bw'Imana. Ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Niba iyi video ubona ari nziza, wakanda kuri like. Ngendishimwe Joseph, murakoze, dusubire ubutaha.